ndajya kubyoza ucana urugukurikiye usura jya ngo nkore iki birabyo mbona kubwiye ati bitarozwa nta n'impamvu nimwe ufite kwemera kuza kwicara hano ntabwo simyemerera kandi ntabwo ugeze uti urasohoka ujya kuza biriya byombo niko nakubwiye ubone ko nugera mubone uza kwicara no muri salo biriya byombo byogeje angiye ntabwo bamfata aho bamboneye umuntu nshaka ansanga mu rugo ni ukuvuga ngo waguze fone igihe cyangwa habonekemo umwe avuga ati turumvikana ikibazo cyo gusobanura abantu bameze nk'aho batize sinzi we warize nkaho wize uzi ko umaze kumenyera rwanda yarungana nawe indaya nawe reka nkubwire urambwira iki we kumeze nk'umukozi wa hano utuntu twashaje utaduretusha cyangwa udukureho bagusuka ibindi numvaga tutarayamaramo twayamazemo do nanjye byamazemo nasi wowe wenyine ariko da yego se ahubwo se watumpambuye no guhambure ko ngize amahirwe nkataha kare ndahita mwogosha ahubwo oya se ntabwo uri bwogoshe ndawogosha da ndawogosha ndi kuya numva umutwe undya hato na hato ukuntu twogoshe soko wajya bafite ubunebwe wapi kandi kukubwira ngo ndumva ariko ruriya rugi mujye murukiye yego uraho neza yego makuru mwana yarukinga ruriya rugi rwikubitaho rugasakuza amakuru se sheda ni meza niko ko numva mu mpagarika hano mu nzira wagira ngo ndi za bisi zitwara abagenzi ko numva uri kujyayo hagarara ntabwo ngiye ibyo nari ndimo ndakubwira urumva ibiki wari uri kumbwira nyine vuga vuba vuba ntukajye ugenda uvuga ubugambo uca ishongora wagiye gake ukumva ikintu akubwira ukumva ikintu twagushakiraga okay ngavuga ubundi noneho kamwe no kunginga ikintu cyari kinzanye ngewe via hari ikintu cyacu yaguhaye arakikugurisha ukaba tuje mu kitugaruza uri kubinyuza kureba hari ikintu ufite kitari icyawe mubihagazeho kandi yabitubwiye je wanyise ubundi ninde ko nge namuze utazi rubanda ntabwo uzi umusaza mani wayogoje abantu bose inangaha wirirwa mu nzoga rero nge reka mbabwire manywera yaso iki kimwana bafite amagambo ko uvuga ndeba Sungwise uri muravuga uvuga ndeba karaga umutwe ndeba uri kuvuga ngo Sungwise nyine uri muravuga ngo yirwa nywera mu nzoga ukajya ngo barimo manywera yaso ese ubundi buriya ngiye hari ikintu njya nibaza nk'iyo mufashe mukaza mukavuga ati reka dufate uriya muntu tumufatire mu nzira muje kumbwira ubwo busa ngo viye ngo utazi rubanda nge nshinzwe kumenya abantu muri zino karitsiye iyo muje mutazanye nawe nimba ari we wampaye ibyo ngibyo sinanabizi nta bintu mfite bitari ibyanjye muba muje kugaragariza kandi wifite yatubwiye ngo urabifite ibiki telefone iri telefone yabutushi ya Tekno ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze rero wa musore okay reka mbereke rero hano mfite telefone za Tekno none se nizo yama ko mbona ufata nyine kandi ibi ko mbona ufata nyine muri izo ngize byirashaka kuba harimo angiye ntago bamfata bamboneye umuntu nshaka ansanga mu rugo
ni ukuvuga ngo waguze fone itari Ngewe cyangwa habonekemo umwe avuga ati turumvikana. ikibazo cyo gusobanura abantu bameze nk'aho batize sinzi We wariziraga nkaho wize. Amakuru se Claudine Ni meza. meze neza. Cyane meze neza biranagaragara. Ariko ntabwo nsobanukiwe uriya mukobwa atanze hano. Mupfana iki? Harya kuva yagera hano wari utaragera aho. Nahagera. Uriya ni Niki. Niki? Mupfana iki? Harya ubwo mubereye nyina wabura. Ubona wamukuru wawe. Ahubwo ni uwa murumuna wanjye. Okay. Ndabona utari muri mood nziza. Ufite ikihe kibazo? Ntabwo ni muri muntu noneho byadujya. Ahubwo se cya kirara cyanjye ntacyo ubonye kizembagira hose. Kiyese noneho uri kuvuga. Hano ko nzi ko ufite abana bazima nta kiraro ugira. Uriya se Kariza ubona ari umwana. Wese yagiye ate noneho? Ntumbaze. Ahubwo ubu nari mbonye ntabwo wari usanzwe udusura ku manywa nagize ngo wenda uje kumbwira amakuru yawe. Ya, nuko nari naje muri aka gace ndavanirika ngusohoza. Ndamenya noneho cyo cyohoheye hehe. Sinawe ko numva ufite umunabi. Reka wa muntu hari igihe njya nibaza nk'abakusini njye umuruho waremewe. Mwese watanze ikirego? Ubu ndi kujya numva muri njyewe ndi kujya numva ntatuje ndi kujya. Sinamenya ukuntu mubwira ukuntu ndi kwiyumva. Oya ho muratanga ikirego umwana ari buboneke. Naho ubundi ndabona rwose isura yawe ikonje. Ndabyumva ni ikibazo. Ubona nka kiriya kiri gusakuza mw'ibikecyo. Wasanga nkuko yakundaga n'umukobwa wawe ukaba rero uri mpamvu nayo yakamejeje. Nuko nanga imitete yo kuzana umuntu. Nese nuzi ko bibaho ko ari igihe itungo rikwikundira aho udari nyine rikabangamirwa. Buriya naryo ryamukunda. No gukundwa n'inkoko nyine. Kuki? Wasanga ariwe wajya kuyigaburira. Ubu ngiye ndi kujya nibaza ibintu biri kumbaho muri ako. Hakurode ubu nta muntu wandogeye. Oya nawe ukora ujya ahubwo buriya mbere y'ibibazo nyuma haza ibisubizo. Nese ugira ngo wajya kwiriba ako kanya ibisubizo byo kubura abana b'abakobwa bageze muri iriya myaka. Kiri ko byanditswe. Cyangwa harimo ikibazo arimo wabashimuse. Cyangwa bafitanye ikibazo nabwo nyine cyangwa umwe yanishingiye nabyo birashoboka. Ahubwo icyo nicyo ndi gutekereza. Mane windeba ngo ushaka kunyitinjisha. Icyo uri cyo cyose ntago kindeba bro, sibyo? Nicyo waba cyo cyose. Okay. Menya kubitsa ikintu kitari icyawe bro. Gaho dukomeze ubwo nanjye reka nigende nari ngende. Oya buretse ushatse. None ubameze nk'udatekereza. Ntacyo uratekereza ngamubwiye n'ubundi ko ari wowe waguze phone. Twari tuje rero ngo itugaruye. Kuko mudugudu ni utwohereje aha abantu mutwarasiwe. Utuze ngo iduhereze. Ubwo nibyanga nyine turajya mu buyobozi noneho aribwo burubuze gutuma noneho nayiduhereze. Nanjye sinkunda n'ibintu by'ubugoryi cyangwa by'ubusa. Nabonye n'ubundi ruriya ruviye nimba ari uruviye nimba ari uruki rwamarira rumeze nk'udatekereza. Musaza mane ni igicucu mana yanjye. Akigicucu ni soko twifata tukavuga tukaviye wanjye ngo ni igicucu. Amafaranga murazanye sinamo. Umwe n'amafaranga. Uyu se nyiri telefone arabishyura. Nishyura make Amafaranga. ariko narumva. Ngaho reka mbere. Ni ukuvuga ngo mba none utuva kuza amani. Ako utazabona ejo ndungubita inkonje kajya njye nakwiyeye. Nano nakumanye umutwe ntukamenyere njye. Tunoje kandi ntukaze unanye. Gani mutoze mbere. Ni mutoze mbere. Uri kumva ubyimbye. Hose ubyimbye irimo. Kumva ubyimbye. Mwake telefone zanyu. Wayibonye? Wayibonye? Utangira se uyibonye. Jagera gusaza ibisapa. Aya farabona uburyo bungize. Mani hangana n'umujinya mani mbangize rukumva. Ahubwo rekana nakubwira. Ikindi gihe nuzanye no kuza gucaginga mu rugo. Zana baririza. Nanjye bimaye isomo. Sinagaruka. Humura rwose. Unda abana babatindi nimujya munanyurwa. Abatindi ni bande. Ubundi zikuri ari umupolisi. Kuburimo bifatishwa. Kandi muzi uri ari imbwa rubebe mwana. Imbwa rubebe ubona ari imbwa nkawe se uri hano umupolisi yaragiye amare. Umupolisi ushiraho direda baho.
Abapolisi cyangwa direde abaho. Bose nabo ujya ubona bigo bazifite kandi tutazi ko aribo kandi ari abasirikare. Cyangwa ari abapolisi. Niba ari umupolisi kandi azaje kurinda kwa nyina. Birimo birancanga pe. Ndakurara ntasinziriye noneho. Wakwemera ko Kariza nawe yaradatashye? Sa umwana ko numva ibibazo byakubanye nguto. Wumve ngo no gukora byananiye na cyangwa yishingiye. Ese nabibwirwa niki? Nta muhungu ze baba bagenda nase. Umuntu w'umushuti w'umuhungu cyangwa umukobwa mugenzi we. Wase nawe wahoraga mbwira amakuru ya Kariza ariko nabwo nyine nashyiraga igitsure nk'umuntu w'umubyeyi na pakundi numva ntarwiyumvamo. Ako ushobora kuba umwanga cyane. Shareka nkubwire. Korodina ntukajye ubaza ubusa. Simukunda. Hano hari inkoko undi wagatetse tukanakirira. Nitekere ndabana banjye badahari. Ese nuranike waje we ni wamutekera nk'umushyitsi? Bararira. Cyangwa hamaze iminsi? Mba numva nta kintu nubwo Kariza mutoteza nkagira gute. Nkumva sina ariko numva nta kintu nabyo namuhaye. Mya ko umubyeyi ntabwo kabura. Nose undi mama Kari wazabwije abana uko. Shakorodi ibi bintu ngisevinze minsi ariko nkumva birana. Uzababwiza ukuri uzabicaza ubabwiza ukuri bibaho. N'abandi byagiye bibaho kandi bageze ababwiza abana babo. Korodi iyo bivuze gutyo numva n'imama icyunzwe kinzi. Niyo mpamvu rero nubwo bwoba buhari. Bwana namubwiza ukuri uzagera umwakire nk'umwana wawe. Ngombwira hano ibyo bintu nabibwira. Uzabicaza ubabwire impamvu umwanga umubwire icyabiteye wamubyaye utamushaka wari ufashwe ku ngufu. Umubwize ukuri. Ese ko wibambye gutyo? Ubu wabuze ikintu ujya gukora ari mu rugo? Ubuse birabyo mu biteretse ari birogeje. Ubu wabuze ikintu ukora ku buryo uza kwicazwa muri salo izi saha? Ntabwo ari ndikubwira. Hano ujye umvugisha undeba. Ntabwo ari mba ndikubwira. Nakubwiye reba hano sinzi impamvu uri kurebeshwa ugiriye arebeshwa hano. Sura rya murebe kangahe? Birabyo ngo biteretse hariya byabuze ubyoza biri gutumira isazi hariya wica hano muri salo wibambye. Sibwa rimwe ntabwo wambwira neza. Mbwira neza zo kujya batabiki. Ndajya kubyoza mu kanwa. Wica hano uri gukora iki? Sura rya ngo nkora iki? Birabyo mbona kubwiye ati bitarozwa. Nta n'impamvu nimwe ufite kwemera kuza kwicara hano. Ntabwo sinyemerera kandi ntabwo ugeze uti urasohoka ujya koza birabyombo niko nakubwiye ubone ko nugira nkubone uza kwicara no muri salo birabyombo byogeje urengera gutyo n'urahije windeba gutyo ako gasuzuguro ariko ndabana nago ngashaka uzi ko umaze kumenyera Rwanda yarungana nawe indaya nawe reka nkubwire urambwira iki we kumeze nk'umukozi wa hano umeze nk'umukozi wa hano tujya wicara ubizi ko umeze nk'umukozi wa hano hano isoni aratinyuka ukazamura umutwe uma hasi uratinyuka ukanzamura umutwe uratinyuka ukanzamura umutwe nta n'isoni kagasuzuguro n'aka kanyari usigaye warabikuye nk'uko wowe uratinyuka ukankubita wasoje wikanze iki wikanze iki mushobora kuba mwarambonye utabona uko ureshya
mbibona uranansuma. ndaza yo kukwereka. Byabyunyeretse none pe. Umuntu uborora hano muri uru rugo. Niba navuga ko ari mama, niba navuga ko ari nde ntago Baratwara hano ni rero tungo borora. Kitunga se murenza amatungo. Itungo ryo Ahubwo mwebwe amatungo barusha n'agaciro. Itungo ryo muri uru rugo ni wowe. Umuntu wese acanga akamera amazi. Umuntu wese akaza akankubita. Akubona nta kibazo mufite. Bikwiye. Ibyo urabikwiye. Wowe ntabwo byagukubera se kareka. Ubu se kubungiza gutya wungutse iki? Nibyo bikubereye. Kuba umeze gutyo, umeze nka nta kintu umaze, nibyo bikureba. Nyine bikubereye. Wowe niwo mwambaro mbabera umwana mwiza. Zamura umutwe. Mbabera umwana mwiza. Watubereye mwiza. Twigeze tubigusaba ngo tubere mwiza muko. Ngiye kubahindukana mushya. Hinduka Bahindukane mushya. Natwe turongera imbaraga mu byo twakoraga shiri wanjye. Ibigisa muzakora. Ibyo twakoraga ibi wabonaga. Gajya ngo nagatonyaga mu nyanja. Guhera uyu munsi. Njyewe Kariza. Ndaza kubera ko ntakiri Kariza. Nanjye wawo ndi mwafata uko mwishakiye. Wowe urazi usa nanjye ukabera amazi. Ngiye kugupsinagaza birenze uko nagupsinagazaga. No kurya. Ibiryo uzajya. No uteka se. Ushobora kuba uteka. Yego nijye ko waruye. Ariko nta bushobozi bwo kunyima ibiryo birimo n'amazi. Amazi akonje. Nukubirya birimo amazi akonje. Cyetse nazabirira mu nkono. Ahantu nyuma so urumva n'ahandi nari. Nuko. Nawe mu gihe watekereje kuvuga ngo urasa kurira muri salo nk'abandi. Uzajya urya ibiryo birimo amazi. Uzi ko aho kujya mu barebare. Ubugome, urwango, ibintu nk'ibyo ngibyo. Twabyo mwandanga se ngo bitumarira iki? Kugukunda byo. Umunsi mwe bari ikintu mbatezeho. Wowe kugukunda nta mahoro mwamaye, nta muteka. Nukwiruka. Kuza kongera tubirebe nyuma. Wa bitch. Ubundi iriya yo yaturutse.